Nkwifurije amahoro y'Imana muvandimwe, dukomeje kugira hamwe ijambo ry'Imana mu byigisho bitambuka ku rubuga rw'abahamya ba Kristo. Shimira Imana, urukundo rwayo niyo gushimirwa kubera ibyo yadukoreye byinshi tutarondora. Tumaze iminsi twirebera hamwe birebana n'imyiteguro y'abatahajuru, icyo tugomba gukora muri igihe dutegereje kuza kwa Yesu, twitegura kuzabana nawe iteka n'iteka. Twarebeye hamwe ingingo ivuga ukuntu amahoro ya Kristo agomba gutwarira mu bugingo, mu mitima yacu. Twagitinzeho twerekanye amasomo y'uko amahoro atangwa n'Imana ari yonyine yagombye kuba yiganje muri twebwe. Ufite amahoro aturuka ku Mana, amahoro yahawe n'Imana, ntiyagombye kugira wasiwasi yose. Nizo mpamvu dutsindagira iki kintu. Tugiye kurebera hamwe indi ngingo itsindagira ko ijambo ry'Imana ritura muri twebwe abatahajuru. Ijambo ry'Imana ryayindi Dawidi yavuze ko yahishe mu mutima we wadacumura ku Mana. Ijambo ry'Imana rya rindi Imana yakoresheje irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ijambo ry'Imana rivugurura imitima yacu, tukaba abantu b'Imana koko, abana b'Imana koko. Reka rero mbere yuko twinjira muri iki cyigisho cy'uyu munsi kirebana n'ijambo ry'Imana ko rigomba gutura muri twebwe abatahajuru, reka dusenge. Twongeye kuza imbere Data wa twese, tuzirikana urukundo wadukunze, tuzirikana gahunda dufitiye, tugushimira wadukoreye, cyane cyane ubwo wemera kohereza umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo ngo aze muri iyi si kuducungura. Mana, tuzagushimira iteka ryose. Turagushima ubu ngubu, tuzagushimira igihe cyose tuba turi kumwe nawe mu ijuru. Ngaho duhe kwitegura Mana muri myiteguro turimo, kugira ngo tuzabane nawe iteka n'iteka. Twarebeye hamwe iby'amahoro ya Kristo agomba kwigaza mu bugingo bwacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ijambo ryawe ko rigomba gutura mu mitima yacu igihe cyose, mu gihe tugutegereje, mu gihe twitegura kugiye kuzaza gutwara abawe bitondeye amategeko yawe bakajya no kwizera ku mwana wa Yesu Kristo. Ngaho dufashe rero Mana, kugira tuyobore cyane cyane Mana, ndasabira niciye bugufi abazumva iyi audio, umwuka wera azabagenderere, bumve icyo ubateganiriza, umenye urukundo rwawe, bakwakire, bakumenye ko kumenya Data wa twese n'uwo yatumye Yesu Kristo ari kugira ubugingo buhoraho. Ngaho dufashe Mana, tugire ubuntu, umva gutakamba kwanjye muri uyu mwanya, unyobore ko mbigusabye mwinjire bugufi mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Ijambo ry'Imana riture cyangwa ribe muri twe abatahajuru, nicyo tugiye kurebera hamwe. Reka turebe uko Pawulo abivuga nanone, nibanda ku bitabo bya Pawulo muri iyi minsi, kubera yuko ari ibitabo bifite ubushishozi yayobowemo n'Imana, akabitwandikira kugira ngo tubizirikane muri iyi minsi turimo. Abakolosayi igice cya 3 turi mu 16 icyo Pawulo avuga: ijambo rya Kristo ribe cyangwa se riture muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Ni ikintu Pawulo atwibutsa cyane cyane, azirikana ko ibi byose yabyigishije abo muri icyo gihe, abyo natwigisha muri gihe cyacu. Bibiliya ni igitabo gihoraho, ni ijambo ry'Imana yahometse mu makurambere batubanjirije, ritubara natwe muri gihe turimo, muri iki gihe tuvuga ko ari igihe giheruka. Pawulo atsindagira iki rero? Muri uyu murongo wa 16 aratsindagira ingingo ko yerekeye gutuza ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu bitegura kuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Ikibazo umuntu yakoze ni iki? Ku bizera benshi, ni kuki ijambo ry'Imana rimeze nk'umushyitsi aho kuba rituye mu mitima yabo? Ni ukubera iki? Basura ijambo ry'Imana rimwe na rimwe, ariko ntabwo rituye muri bo, ntabwo rituye muri twebwe. Niba turisura rimwe na rimwe tutariha agaciro rikwiriye, navuga mu kanya ko ijambo ry'Imana ari ikintu gikomeye cyane. Iri jambo ry'Imana yakoresheje ijuru n'isi.
ijambo iyo turyakiriye nko kwakira ubugingo bwa Kristo. Kristo ni ijambo ni ijambo ry'Imana. Aho tubatekereze, turebere hamwe icyo twakora kugira ngo iryo jambo riture muri twebwe. Kuryiga nta wigisha icyo atazi nk'uko ntawe utanga icyo adafite. Kuryiga rero ni ingingo ikomeye, kuko iyo ryiga ntabwo nk'umunyeshuri, umwarimu namaze nigisha n'umuntu akigisha, nta wigisha atateguye, nta wigisha ibintu atemera. Ibi mbabwira abavandimwe ni ibintu nemera 100%, ko nabyemera ntabwo nabivuga. Ndagusaba ngo nawe ufate umwanya kugira ngo wige, uwigishe mugenzi wawe. Dusabwa kugira ngo tugende tumenyesha abandi ibyo twize. Kwiga ijambo ry'Imana rero bituma risobanukirwa kurushaho, kandi ushobora kuriganira na bagenzi bawe utavuga amagambo yawe gushingiye ku byo wize by'Umwuka Wera w'Imana twahawe atubasha kumva. Umwuka Wera twibukore wandikishije, wayoboye abanditse Bibiliya, akabaha ubushishozi bwo kwandika ibyo batugejejeho. Umwuka w'Imana, Umwuka Wera. Reka rero turebe kwiga ijambo ry'Imana nabyo bitugirira akamaro iyo nk'abarimu duteguye ibyigisho bisobanura ingingo nyinshi za Bibiliya. Izo ngingo nazo zituma turushaho, iyo twumva ibyigisho by'abarimu, ibyigisho abandi bateguye, abandi bakora ubushakashatsi, nabyo biradufasha kugira ngo dusobanukirwe. Aho ni amahirwe atangaje, kubera ko abantu benshi badafite ubushobozi bwo gusoma. Hari abadashobora gusoma ariko bashobora kumva. Iyo wumva za audio birabafasha, cyangwa se niba bashobora kureba bakaba bareba za video. Ni ingero nyinshi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo abashe kwiga ijambo ry'Imana, arituze mu mutima we. Navuze ibyo kwigisha ni ikintu gikomeye. Muri Katolika byanditswe muri Mariko igice cya 4 umurongo kugera 4. Mariko, igitabo cya ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 4. Mariko igice cya 4 umurongo kugera 4. Twumva icyo Mariko atubwira. 4:27-25 aravuga ngo, arababwira ati, nimuzirikane ibyo mwumva, urugero mugeramo nirwo muzagererwamo, kandi muzarushirizwaho. Kuko ufite azahabwa, kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Twagiriwe amahirwe yo kumenya gusoma no kwandika. Reka dusome ijambo ry'Imana bavandimwe, tuganire bagenzi bacu batabishoboye. Hari abantu benshi batashoboye kugira amahirwe nk'ayo twagize, ariko iyo dutanga ibyo dufite, Imana iratwongerera. Ayo ni isezerano ry'Imana. Iyo witanze ugatanga ikintu, Imana ikongera urundi rumuri. Iyo utanze, iyo urimo kwigisha ijambo ry'Imana, ushaka kuritegura no gusaba Imana ngo kuyobore, irwo rundi rumuri kongerera ku byo ruzi. Kwigisha ni amahirwe atangaje. Kwigisha bituma umuntu arushaho gusobanukirwa neza n'ibyo ari kwiga, kandi agashobora kubisobanurira bagenzi be akurikije ibyo Umwuka Wera yamuyoboyemo. Dufite kwigisha ijambo ry'Imana bituma bishinga imizi mu mitima y'abaryigisha. Ikintu cy'ingirakamaro. Rishinga imizi, ridukomereramo. Ibyo nshobora kwigisha, ibyo nshobora kuganira bagenzi banjye, iby'ijambo ry'Imana birushaho kumfasha kugira ngo nisobanukirwe neza, ariko kitwa byose umugambi nyamukuru kugira ngo rishinga imizi mu bugingo bwanjye, ribe ririmo igihe cyose. Niba riri mu bugingo bwanjye, buri mu bugingo bwawe, uzajya ubyibuka, ubizirikane, kuko hari Umwuka Wera twahawe utwibutsa, kandi utatwongera gusobanukirwa kurushaho iyo turushijeho kwiga tuyobona Umwuka Wera. Iyo dukoresha ibyo twize, urushaho kubyumva neza, kandi ushobora kubisobanurira bagenzi bawe. Niyo mahirwe dufite, kandi ikiruta byose ni uko tuzirikana ko hari umwuka buri wese yahawe
butuma asobanukirwa neza n'ibyo Imana imubwira. Umwuka w'Imana akora n'umwuka wacu twahawe nk'abantu kugira ngo tumenye neza ibyo Imana ashaka kutubwira, tumenye neza udashidikanya. Ikindi gifasha abantu mu byerekeranye gushyira ijambo ry'Imana mu mitima yabo ni ukuririmba no kwambaza. Kuririmba twabisomeye muri wa murongo w'Abakorintho igice cya 16. Abantu bakunda kwambaza bakoresha amasomo yashyizwe mu ndirimbo. Nkunda kuririmba, iyo ni ikintu cya mbere nkora. Iyo mbyutse mu gitondo ndaririmba, iyo ngiye ndimo gukaraba mba ndirimba. Hari indirimbo nkunda cyane ababyeyi banjye banyigishije nkiri mutoya, cyane cyane umukecuru yakundaga ngo ntumiteho mukiza, ntumiteho mukiza. Ni isengesho. Iyo uririmba uba usenga, wambaza, ushima Imana. Gushima rero mu ndirimbo ni ikintu cyiza cyane. Hari abantu baririmba ukumva rwose bikugejeje imbere y'Imana neza neza, ukumva urazamuwe, urafashijwe. Gushima mu ndirimbo ni ikintu cyiza cyane. Dufite umutima ushima. Ntabwo ijambo ry'Imana ritatura mu bugingo bwacu niba dufite umutima ushima. Icyo dushimira Imana ibyo dukorera. Ibimenyetso bya ko ijambo ry'Imana rigituye mu mitima yacu. Reka turebe neza aya masomo uko bitubwira. Ibimenyetso bidufasha kumenya neza ko ijambo ry'Imana rituye, ritari umushyitsi, ko ryashinze imizi imitima yacu. Reka turebe amasomo akurikira kugira ngo dusobanukirwe neza. Luka igice cya 6:45. Luka igice cya 6:45. Twumve icyo uriya muganga yanditse. 6:45 yaravuze ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kavuga. Aya magambo arakomeye bavandimwe. Ese mu mitima yacu harimo iki? Twimitse iki mu mitima yacu? Ikintu kibi cyangwa ikintu cyiza? Umuntu mwiza atanga ibyiza kuko ari byo bafite. Niyo mpamvu dusabuye mu ijambo ry'Imana rituje mu mitima yacu. Twe ko abantu babi, ahubwo tuba abantu bazirikana iby'Imana twifuriza, ko abantu b'amahoro, abantu bagira neza. Twe ko abantu babi, iyo nejo dutsinagira ari, ahubwo duhishe ijambo ry'Imana turyimitwe mu mitima yacu, twishima, dushima Imana, twumvira. Abaroma 16:27 naho hari amagambo nshaka kugira ngo dusome. Abaroma 16 umurongo wa 27. 27 tubwirwa iki? Pawulo ati iki? Ati icyubahiro kibi cy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose ku bwa Yesu Kristo. Dushimire Imana, tuyihe icyubahiro, tugire ubwenge bwo gushimira Imana ko yaduhaye ubwenge. Udafite ubwenge buturutse ku Mana ntacyo bafite muvandimwe. Imana tuyihe icyubahiro kuko ariyo yaduhaye ubwenge bwo kwimenya. Ubwenge, gutinya Imana ni intangiriro y'ubwenge. Udatinya Imana nta bwenge bafite, ntibazagushuke. Ushobora kwiga amashuri kaminuza ariko udatinya Imana ntacyo byakumarira. Nko kugira amafaranga menshi nta bwenge ufite, udatinya Imana ntacyo byakumarira. Turebe indi somo ryerekeranye n'umutima ushima. Umutima ushima kuko gukora kwakira ijambo ry'Imana. Turebe ko Pawulo yabyanditse mu rwandiko rw'Abatesaloniki, igice cya 3:18. Igice cya 3 Abatesaloniki, igice cya 3:18. Abatesaloniki igice cya 3:18. Pawulo aravuga ngo iki? Mu Abatesaloniki igice cya 3 umurongo wa 8.
isomo 18 atiriye ikintu cyerekeranye yuko umutima ushima nicyo Paul ashaka kuvuga ibyerekeranye n'abantu b'abatahajuru bategereje Yesu, biteguye kuzasanganira Yesu, ko tugomba kuduhora dufite umutima ushima, kuko ijambo ry'Imana rituye muri twebwe. Ijambo ry'Imana rihindura byose, rihindura imitima yaba yakahebwe, rituma tuzirikana, duhabwa ubwenge bwo kugira ngo tumenye igihe tugezemo, cyane cyane dushaka gukora ubushake bw'Imana igihe cyose. Ntitwabishoboza rero, mpamvu ijambo ry'Imana rigomba gutura muri twebwe, rikaba ryimbitse mu mitima yacu, tuzi neza yuko twitegura kuzabana n'Imana yakoresheje iryo jambo. Iryo jambo ryahinduye imitima yacu rikatugira abana bayo, tukaba tuzi neza yuko igihe cyose rihishwe mu bugingo bwacu, igihe cyose tubitekerezaho, igihe cyose twumva icyo Imana itubwira tukagishyira mu bikorwa, ariyo mahirwe dufite kugira ngo tuzabatura abaturajuru biteguye kubana n'Imana iteka n'iteka. Ibyo ntibizashoboka rero niba tudafashe umwanzuro uyu munsi watuyobowe n'Umwuka Wera atubashishe kwigira ijambo ry'Imana, tubiganira bagenzi bacu ko n'inshingano dufite, ariko ikiruta byose tube turifite igihe cyose rituyobore. Umwuka Wera atwibuze niba hari ikintu twibagiwe, atubashishe kugendana nawe iteka n'iteka. Twibuke ukuntu Enoki yagendanye n'Imana mu bugingo bwe bwose. Enoki yari azi ijambo ry'Imana, kimwe n'Aburahamu bari bazi ijwi ry'Imana. Imana bumvaga ibyo Imana ibabwira, ijambo ry'Imana akaryitaho, rituma Aburahamu aba umukurambere mu bizera. Imana idufasha abavandimwe, ibintu turi kwiga byerekeranye n'abatahajuru, ikintu cyerekeranye no kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri twebwe igihe cyose, rye kuba umushyitsi, ahubwo riture rishinga imizi muri twebwe, kidufashe kuzirikana akamaro k'ijambo ry'Imana. Nta kindi cyatubashisha gushikama uretse gushinga imizi mu ijambo ry'Imana, rikabona umutwe mu gihe cyose tubitekerezaho. Nicyo ngusaba nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura, kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, email info@abahamyabakristo.org, kuri telefone guteranya 1 7 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.